Ah, reka dutangirane n'ikibazo. Nubwo wenda tutari buze kugisubiza, ariko reka dutangirane n'ikibazo. Ikibazo kiragira kiti: soma iyi poem nurangiza usubize n'ibibazo biri buze kuba bikurikira. Icyo nicyo kibazo. Gusa reka mbizeze ko igisubizo tutari buze kugitanga nonaha, ahubwo wowe uri buze kwandika muri comment ibisubizo byawe, cyangwa se ukatubwira uti mudufashe tubasubize. Uyu munsi wenda nubwo nari mbabwiye icyo kibazo, ariko tugiye kugikomoza kuri poem yitwa I speak for the bush, cyangwa se ndavugira abanyacyaro. The bush, bari abantu mbega baba baturuka mu byaro. I speak for the bush ni ukuvuga ngo iyi ni poem y'umugabo witwa Everett Standard. Everett Standard ni umugabo wo muri Kenya. Reka twumve ibyo yavuze muri iyi poem ye, asigaye mwe muraza kugenda mwandika muri comment mbega mushaka nkaho musubiza mbega cyangwa se mutanga n'ibitekerezo. Poem muri stanza ya mbere turaza gusangamo bari kutubwira bati: when a friend sees me he swells and parts like a frog because I talk the wisdom of the bush. He says we from the bush don't understand civilized ways. Mu gika cya mbere cyangwa se muri stanza ya mbere baratangira batubwira ngo iyo inshuti yanjye imbonye, cyangwa se iyo inshuti ihuje amaso nanjye, itangira kubyimba cyane, igatangira gufurika nk'igikeri, kubera yuko mba mvuze ku bwenge bw'abanyacyaro. Mbega iyo mvuze ubwenge bw'abanyacyaro iratumba, igatangira mbega gufurika nk'igikeri. Iyo nshuti ivuga ko twebwe duturuka mu cyaro tutazi mbega cyangwa se tudasobanukiwe imibereho y'abanyamujyi. Ibyo ni ibivugwa muri stanza ya mbere cyangwa se mu gika cya mbere. Tugakomeza na stanza ya kabiri cyangwa se igika cya kabiri cya poem yacu. For we tell our women to keep the hem of their dresses below the knee. We from the bush, my friend insists, don't know how to enjoy. When we come to the civilized city, like nuns, we stay away from nightclubs, where women belong to no men and men belong to no women, and these civilized people quarrel and fight like hungry lions. Agakomeza atubwira uyu Everett Standard muri stanza ya kabiri, agakomeza atubwira ati mbega twebwe duturuka mu byaro, mu cyaro ntago dusobanukiwe imibereho mbega yo mu mujyi. Aho ngaho niho twari dusoreje muri stanza ya mbere. Ati kubera yuko tubwira abagore bacu kwambarira munsi y'amavi. Murabyumva, kwambarira munsi y'amavi. Gakomeza agira ati twebwe duturuka mu cyaro. Inshuti yanjye yakomeje igira iti twebwe duturuka mu cyaro ntago tuzi uko bishima. Iyo twagiye mu mujyi tuba tumeze nk'abamasera. Ntago tuba dushaka kujya mu tubari, mbega ntago tuba dushaka kujya mu tubyiniro, aho abagore usanga nta bagabo bafite, aho usanga ndetse n'abagore nabo aho usanga ndetse n'abagabo nabo nta bagore bafite. Gakomeza agira ati aba bantu bo mu mujyi bahora bashwana, bahora barwana, mbega bameze nk'intare ziba zishonje. Dukomeze kuri stanza ya gatatu. Stanza ya gatatu barakomeza batubwira ngo but my friend, why do men with crippled leg, lifeless eyes, wooden legs, empty stomachs wander about the streets of this civilized world? Komeza agira ati ariko nshuti yanjye, ahangaha mbega ari kumubaza, ariko nshuti yanjye kubera iki bariya abantu bavunitse amaguru, bariya abantu batabasha kubona, bari abantu mbega bafite ubumuga, ndetse n'abari abantu bashonje bahora bazerera ku mihanda yo mu mujyi? Icyo ni ikibazo bimwe bita rhetorical question, cyangwa se mbega ikibazo kiba kitari bubonerwe igisubizo. Dukomeze na stanza ya kane.
Teach me, my friend, the trick so that my eyes may not see those houses have no walls but emptiness all around. Show me the wax you use to seal your ears, to stop hearing the cry of the hungry. Teach me the new wisdom which tells men to talk about money and not love. When they meet women, tell your God to convert me to the faith of the indifferent, the faith of those who will never listen until they are shaken with blows. Iyi stanza iratangira igira iti: nyigisha nshuti yanjye, nyigisha amayeri nakoresha kugira ngo amaso yanjye ahagarike kubona ariya mazu adafite ibikuta ndetse kandi ari mu busa. Nyereka uburyo ukoresha kugira ngo ufunge amatwi yawe ahagarike kumva urusaku rw'abashonji. Nyigisha ubwenge bushya bubwira abagabo kutavuga ku mafaranga, bubwira abagabo kuvuga ku mafaranga ahubwo ntibavuge ku rukundo igihe bahuye n'abagore. Bwira Imana yawe imindurire ime icyizere cyo kuba umuntu utandukanye n'uwo narindiwe. Ime icyizere icyizere gitandukanye n'icyabariya batazigera bumva kugeza igihe bakubitiwe. Stanza ya nyuma kagizwe n'imirongo 3. Reka dukomeze. I speak for the bush, I speak for the civilized, will you hear me? Aka gastanza kanyuma karagira ati: ndavugira abanyacyaro, ndavugira abanyamujyi, ese muzanyumva? Niko poemu irangiye. Ese muzanyumva? Yego. Uyu mugabo yitwa Everett Standard, ni umunyakenya nk'uko nabibabwiye. Iyi poemu rero akaba yarayanditse mbega agira ngo agaragaze imibereho y'abanyacyaro ndetse no mu mujyi, mbega agaragaze ngo bimeze bite, itandukaniro riri hehe, mbega agaragaze ibibera mu mujyi ndetse n'ibibera mu cyaro. Ariko hasanga dufite ibindi bibazo, ariko nk'uko nabibabwiye twatangiye mbabwira ni musome iyi poemu cyangwa se reba iyi poemu nurangiza usubize ibibazo bikurikira. Ibibazo rero bikurikira ni ibi ngibi: who is the speaker in the poem? Icyo ni icyambere. Icya kabiri, what is the poem all about? Icya gatatu, describe what the speaker dislikes about the life of his friend. Icya kane, explain the meaning of the following expressions as used in the poem. Expression ya mbere ni he swells and parts like a frog. Expression ya kabiri ni like nuns we stay away from night clubs. Expression ya gatatu ni show me the wax you use to seal your ears. Kibazo cya nyuma, what are your feelings towards the modern people described by the speaker? Ikiba wenda muri make mu kinyarwanda. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo who is the speaker in the poem, ninde uri kuvuga cyangwa se ninde uri kubara iyi poem. Ikibazo cya kabiri nacyo what is the poem all about, poem cyangwa se iki gisigo kiri kuvuga kuki. Ikibazo cya gatatu, describe what the speaker dislikes about the life of his friend. Urasobanura icyo uri kubara iyi poem yanga ku buzima bw'inshuti ye. Icya kane ni gutanga ibisobanuro by'interuro zakoreshejwe muri poemu. Interuro ya mbere bakubwiye ngo he swells and parts like frog, aratumba agafureka nk'igikeri. Kabiri, like nuns we stay away from night clubs, nk'abamasera twitaza ububyiniro cyangwa se tuba dushaka kujya mu bubyiniro.
gatatu, show me the wax you use to seal your ears. Nyereka utuntu ukoresha kugira ngo ufunge amatwi yawe. Icyanyuma, what are your feelings towards the modern people described by the speaker? Ahangaha uragaya mbega uri kubyumva ute ku mibereho y'abantu uyu muntu uri kutubarira poemu ari gusobanura. Rero nk'uko mubyumvise, iyi yari I speak for the bush, cyangwa se ndavugira abanyacyaro, ba bantu mbega baba bibereye kuri cyane, mbega batazi ngo ni ibiki biri kubera mu mujyi, ku buryo niyo bagezemo ari ba bantu usanga bavuga bati mbega nyagasani isi yarahindutse, ibintu nk'ibyo murabizi. Rero kanda subscribe kuri NI LAMBA TV, dukomeze. Wowe icyo usabwa, banza ujye muri comment nyuma yo kumva iki kiganiro, wandike uti ibibazo twabisubiza gute, ndetse nawe utangire ubisubize mbega utwereke ku buryo